none se umva naba bona kubona we sinagukoze isoni. I can't take you off my mind. Umurangi na wundi nagusimbuza. I just wanna let you know I can't take you off my mind. Buri muntu wansapotingaga mu muziki wanjye ni mama. Mama kandi hari ukuntu hari imico umwana bafite mu rugo, hari imico umubyeyi agutoza kugira. Iyo discipline rero nayo yarankurikiranye kuko sinamujyaga kure cyane muri ibyo bintu. Still nabaga ndi kumwe nawe mu muziki wanjye, ni wowe wabaga zimoves zanjye zose z'umuziki. Washobojwe n'iki kubasha n'ubundi gutsinda agahinda gakomeye ko kubura umubyeyi waguherekeje muri urwo rugendo? Kuko uyu munsi turi kumwe muri MTN wacu muzika festival, ariko turabizi ko umubyeyi atakiriho, ariko turabona Chris Eazy uhagaze neza. Navuga ko ntago nabaye narabishoboye, ahubwo nize kubana nabyo kuko niko nabyita, kuko ni ikintu isaha ku isaha bitashira isaha udatekerejeho biki, ariko nekeza ko icyatumye icyampaye gukomera nuko nari nzi neza ko ari inshingano ansigiye. MUZIKA Vibes 2026. Now, Chris Eazy, wahageze bro? Yeah man. Ni karibu. Asante sana man. Ni fresh. Ni sawa? Ni fresh. Welcome bro. Asante sana. 2026 so hot muri MTN wacu muzika. Ni byishimo bikomeye cyane kuba tugufite, ngira ngo tugiye no kuganira kuri iyi experience no kumyiteguro muri rusange. Super talented, abanyarwanda barakumenyereye ku mizigo myiza, good vibes muri rusange. Tunahera aho ngaho Chris Eazy, imyiteguro ihagaze gute for this edition? Ntabwo ari ubwa mbere bigaragayemo, ariko hari icyo abanyarwanda bakwiteguyeho kandi bategereje kubona. Well, murakoze. Chris ari ready cyane, ariteguye. Iyi ni inshuro yanjye ya gatatu ngaragaye muri MTN wacu muzika festival. So ni ibintu by'agaciro, ni ibyo kwishimira. Hari ejo nahoze ndeba nkareba Chris wagiyemo bwa mbere, nareba uje none nkabona ko hari growth muri byo, hari ugukura kugaragarira amaso buri wese. So imyiteguro yigeze kure, practices tuzigeze kure. Buri muhanzi mba numva ngiye kuvuga ngo ndi gutegura ibi n'ibi mu magambo ari ukuntu yabigoranye, ariko I promise you ko bazabona Chris Eazy badasanzwe babona, batigeze babona. Uvuze ko hari Chris Eazy wakuze, hari icyahindutse, ugatekereza ko MTN wacu muzika festival yabigizemo uruhare, of course. Uruhare rufatika noneho nk'umuhanzi tubona uyu munsi, ubwo nibyo usanzwe utanga imiririmbire ndetse n'ibindi babona, ariko bakavuga ngo iki icyabigizemo uruhare ni MTN wacu muzika. Ikintu navuga nuko like performances za Chris Eazy ku attendinga ni zaka kanya biratandukanye cyane. Nta yindi mpamvu bitandukanye nuko like niyo yagiye impa opportunities zo trying hard kugira ngo Chris Eazy akure mu buryo bwa performances, uburyo akora live performances ze. Ntekereza yuko ari cyo kintu cya mbere mbona nk'intambwe ndende nateye kubera iwacu muzika festivals. Abakunzi bagutegereje ni benshi mu turere dutandukanye tugeze kuri 7 tuzabasha kugeramo mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu, mu ntara zose z'igihugu birumvikana. Akarere kihariye nicyo wabasangizaho kubera ko barimo kandi baragutegereje. Ntago navuga kamwe kuko uturere twinshi hari ibihe bitandukanye umuntu agiye agiramo. So ntago kandi byose byari byiza, ntago nabwira akangwa akarere kamwe ngo Rubavu cyangwa se Musanze cyangwa hehe, ahubwo bose uko ari uturere 7 navuga ngo Chris nkuko nahoze mbivuga, ndashaka kubereka sinovuga ngo ndashaka, ni it's a must, bigomba kubaho. Nzabereka Chris batigeze babona mu bihe bishize, kuko cyane yongera yuko twari tunakumburanye bushize, ntago twari turi kumwe. So this time around hari byinshi byabaye, hari byinshi byagezweho byo celebratinga. So a lot is to come kabisa. Yego. Reka duse nk'abakurura ishusho muri festival zabanje mbere. Uyu munsi urwibutso Chris Eazy afite muri MTN wacu muzika festival mu shuro zitandukanye wagiye uyigaragaramo. Urwibutso se buriya ko ari nyinshi nazara, gusa hari the hype cyangwa kambyite confidence Chris Eazy yagiriye mu matuwa yose nagize, cyangwa se mu nshuro zose nagaragaye muri MTN wacu muzika festival.
hari confidence bya boostinze muri Chris's. Ibyo ni ibintu bya mbere, ibyo nabitewe n'iki. Hari the way abantu bakwakiraga ku ma stages, the way hari umuhanzi umuntu yari we, ariko buri muhanzi utaragera imbere y'abantu. Nkeka ko bira n'ibitaramo ni mumwe mu bitaramo binini cyane mu gihugu, navuga ngo byitabirwa n'abantu benshi cyane. So iriya moment kuyibona biba bitandukanye n'umuhanzi wo muri studio. Urakora ariko ntabwo uzi ngo ibintu biri bugere hehe, birebwa n'abandi. That time rero realizing ibyo ukora aho bijya, ababiconsuminga ni bande, abakunzi bawe ni bande, abakunzi umuziki ukora ni bande. Yeah, that's all I would say. Yego. So ubwo uvuze ku bantu hari ikindi kihariye kuko abantu by'abari benshi ubona bizihiwe bameze neza cyane. Ikindi gihari ni ubwo ni ku bahanzi wenda nibo bagifinga cyane, ni ikintu cyitwa ishyaka riba ririmo. Ni ikintu buriya ni ishyaka, ntago ari competition mbi cyangwa se ngo tubyite mu buryo bwo guhangana, ariko ishyaka yari ririmo rya buri wese yuko ngo agomba gukora ikintu kiza tu. That's something nanjye bimpora muri mind cyane cyane yumvishije yuko uri bwatending like MTN IWACU MUZIKA Festival, maybe ukavuga no mwaka ndimo, hari ishyaka wiremamo cyangwa bigiramo nkayo kugira ngo you give the best. Yego, ngira ngo abantu barabizi ko tuzagendana na MTN n'ubundi muri uyu mwaka. Tuzaba turi kumwe na Primus, tuzaba turi kumwe na Vitalo, tuzaba turi kumwe na BPR Bank. Birumvikana ni serukiramuco ritegurwa na East Africa Promoters. Hanyuma turi kuvuga ku nkuru ya MTN IWACU MUZIKA Festival, ariko hari n'inkuru y'urugendo rwawe nk'umuhanzi. Uyu munsi abakubona muri serukiramuco baribaza aho watangiriye urugendo rwawe, kimwe mu byakugejeje kuri iyi ntambwe yo kugaragara noneho mu iserukiramuco rikomeye nk'iri ngiri. Ni urugendo wahina ngira ngo nko mu byiciro nka 4. Ni urugendo wavugamo ibiki? Ubwo ndavuga ku rugendo rwa Chris Eazy mbere yuko tumubona noneho muri iserukiramuco ya MTN IWACU MUZIKA Festival. Chris Eazy si byinshi wenda sinfite ko nabivuga ari byinshi, ariko icyo navuga nuko Chris Eazy n'umuhanzi watangiye yifuza gukora umuziki of course, ariko akabyifuza nk'umuhanzi udafite ukuboko gutuma akora ibyo ashaka. So nifuza gukora umuziki, sinigeze nifuza gukora ngo inginjyana ndi gukore ngo hip hop gusa, afrobeat gusa, maybe jazz gusa. No, nifuza gukora umuziki ku buryo aho injyana yose nkeneye kujyamo nyikora. Ariko urumva hari ukwifuza, hari no gukora cyangwa se gushobora. Ibyo byose byagiye binzitiza, ariko at the end of the day gake bigenda bikura. Mbona team yanjye Giti Inc dukorana. So niho Chris Eazy yatangiriye, hashize imyaka 5 se. Tanirashize ntangiye gukora like breakthrough yanjye bayeho. Ubwo nasohoye faster amashu basi sorry. So slow by slow Chris Eazy arakora nyine mpaka ngo yirihanga byaje gukunda. Gukora imiziki ukiri muto hari abavuga ko hazamo imbogamizi nyinshi, urabona imbaraga z'ubujene n'ibindi. Aho ngaho haba harajemo izo mbogamizi igihe kimwe zatewe n'ubundi kubera nayo maraso turi kuvuga y'ubujene, kuko ukureba arabona ko byaje gucamo kuri Chris Eazy kandi akiri muto. Ariko ni ariko byo tuma no gushimana ntago ruko byari bimeze. Rero gusa kuri Chris Eazy imbogamizi buranagize nizo kumenyekanisha ibihangano byanjye. Nta mbogamizi zindi zo ku ruhande, kuko buriya nkeka kiza ikintu cyabindinze buri muntu wansupportingaga mu muziki wanjye ni mama kandi hari ukuntu hari imico umwana bafite mu rugo, hari imico umubyeyi agutoza kugira. Iyo discipline rero nayo yarankurikiranye, kuko sinamujya kure cyane muri ibyo bintu. Still nabaga ndi kumwe nawe muri umuziki wanjye, niwe wabagazi moves zanjye zose z'umuziki. Nta zindi mbogamizi nge nagize uretse kuvuga ngo nkoze igihangano ndakimenyekanisha gute, cyamenyekana gute, kirakorwa n'iki, amikoro ari ikibazo. Ariko kuri ngewe personally nta zindi nagize kabisa. Washobojwe n'iki kubasha n'ubundi gutsinda agahinda gakomeye ko kubura uwo mubyeyi waguherekeje muri urwo rugendo? Kuko uyu munsi turi kumwe muri MTN IWACU MUZIKA Festival, ariko turabizi ko umubyeyi atakiriho, ariko turabona Chris Eazy uhagaze neza. Navuga ko ntago nabaye narabishoboye, ahubwo nize kubana nabyo. Niko nabyita, kuko ni ikintu isaha ku isaha bitashira isaha udatekerejeho ibiki. Ariko ntekeza ko icyampaye gukomera nuko nari nzi neza ko hari inshingano ansigiye.
kuko kuva kera yahoraga ambwira ngo niwe mugabo mfite niwe mugabo nsigaranye papa amaze kwitaba Imana rero ko kwiyumvamo inshingano kwanjye kuva kera kiriho yaragiye ndavuga ni no what hari abasize kandi nta wundi bari kureba ni ngiyewe so ni mera nabi nabo baragira gute baramera nabi so kumva ko ari inshingano mfite niho nakuye imbaraga yego ni imbaraga zanakuganisha n'ubundi gukomeza guproducing ibihangano ejo bundi nahoze ngukurikira mbona urutendo rurerure rw'indirimbo umaze gushyira hanze muri rutonde nese ngera amatsiko ni buriya Chris Eazy we yiyumvamo izihe muri izi n'indirimbo udashobora kubura muri performance yawe aho waba uri guperformingira hose okay indirimbo nashobora kamvuga indirimbo nashobora kubura keretse bitewe n'ikindi kibazo kitanturutseho ariko buri inana akenshi ntabwo ishobora kubura muri playlist yanjye impamvu yonyine iragaruka n'ubundi kuri uwo mushuti wanjye mama hari ukuntu ariyo ndirimbo yaboneyeho ko Chris ibi bintu noneho nakaziki niho hana azakura umugati niho hantu tuzakura mikoro yo kugira tubeho ni indirimbo ifite ikisobanuro ku buzima bwa Chris Eazy like yafominze career ya Chris Eazy neza yaba kuba muri ruhande already like hari abari barabonye yuko wenda n'umuhanzi bizakunda n'inkundi wese nyine gukora gakeya ariko iriya mu bantu bandi ruhande byabaremyemo ikizere kuri ya ndirimbo yuko ibi bintu Chris nibyo azakora maybe niryo geno rye inana ubwo niyo idashobora kubura mu nguni keretse bitanturutseho ariko mu byifuzo byanjye nishobora kubura kabisa hari aho wisanga wakunze indirimbo yawe cyane kurusha izindi zose itari inana nta nubwo ariyo nkunda cyane kurusha izindi indirimbo nkunda kurusha izindi aba ari indirimbo itarasohoka iyo isohotse mpita numva imeze nk'izindi yego ubwo tujye no kuri iyo mishinga rero itarajya ahagaragara uyu munsi turi kumwe muri MTN wacu muzika festival uko byagenda kose hari indi mishinga ishobora kuzaza igendanye n'ubundi na MTN wacu muzika festival gato twayikomoza kuko icyumvikanye nuko uri gukunda imiziki utarashyira hanze ikintu gihari iki hari iri buze gusohoka turi kumwe muri urugendo ibi turi gukora birasohoka ryari sahubwo ibi turi gukora ikigano turikoze kirasohoka ryari anytime from now so sinzi ariko bitewe n'igihe kiri busohokere Chris Eazy muri turi muri IWACU MUZIKA festival muri iyo period hari indirimbo ndi busohoremo it's a surprise ndaba ndi kumwe naga ari njyenyine ndi kumwe n'undi muntu and I'm so sure it's gonna be a very good thing kubakunze muziki nyarwanda cy'abakunzi banjye kuduteye amatsiko twari turi gukunda my mind ariko isudutangariza indi collab ni vuba cyane kandi ni surprise ariko ndayannouncing vuba kabisa yego reka twizere ko bizaba bimeze neza ariko si n'umuhungu n'umukobwa n'umuhungu n'umugabo Nyarwanda n'umuntu mwiza cyane all right so kabazo ka nyuma rero Chris Eazy turakihutisha cyane ikintu nkunda kurya umuceri n'inkoko itogosheje yego Chris Brown Michael Christian reka du highlighting n'ubundi urugendo n'abandi ba artiste muzamuri kumwe nabo ku bakunzi badukurikiye abakunzi b'ibihangano byawe abanyarwanda duhamagarira kuzagendana natwe muri serukiramuco hari icyo uko byagenda kose wavuga none kuri iri serukiramuco rije muri shusho ngari nshyashya udusangije ariko by'umwihariko uri kumwe n'abandi bahanzi bagenzi bawe mugendanye kenshi kandi bikagaragara ko ari ugutanga ibyishimo ikintu nabwira abantu bacu abantu badukurikiye abakunzi umuziki nyarwanda abakunzi ba Chris Eazy nuko ngewe nkanjye no mu izina ry'abagenzi banjye turi kumwe muri serukiramuco nuko ntago turi hano kujya tubatenguhe byose dukora of course at the end of the day nimwe tubikorera and we promise turabaha promise yuko ntago tuzabatenguha kandi murabona ko it's more and more uko bigenda bikura niko natwe dukura niko ibyo kubaha tubikuza so it's gonna be amazing all right nabwo nakurekura ngutungiye nk'ubu nkakubwira ati akaririmbo kamwe uririmba agace gato ku ndirimbo yawe hari ukuntu abantu bumva ati uko byagenda kose bikenera studio imwe mu yari yose yanye gusa cyane iyo nandi kumwe n'undi muntu yawe gusa cyangwa uri kumwe n'undi mu artiste
none se umva naba ona kubona oya sinagukoza isoni. I can't take you off my mind. Umurangi na wundi nagusimbuza. I just wanna let you know I can't take you off my mind. Nice, thank you so much brother man. Chris Eazy. Mwakoze cyane mwebwe mwese mubanye natwe, muzaze tugendane muri uru rugendo, muzaze tugendane na MTN, muzaze tugendane na Primus, muzaze tugendane na BPR, muzaze tunywe amazi ya Vitalo n'izindi product zose zabo, kuko badufitiye amazi menshi tuzabona muri iyi festival muri rusange. So I thank you, of course. Imana ibahe umugisha. Chris Eazy, we can't wait to have you on the stage. I can't wait. Thank you. Ndagira ngo ntumire buri munyarwanda wese, buri mukunzi w'umuziki nyarwanda kuzitabira MTN Iwacu Muzika Festival 2026. Turatangiye ku itariki 20 z'ukwa gatandatu, right? So we are so ready, turiteguye. Can't wait to see you there.